expecting to raise new set of African journalists with a new kind of thinking for 21st century. That's what I'm expecting. So thank you. What I'm expecting now for this Memorandum of Understanding, this MOU between KSP Rwanda and Africa, is that our trainees in Rwanda, they are going to benefit from abroad people, and they are going to meet with the other people who will be trained in Rwanda, especially in KSP Rwanda, and they will get some knowledges, and they will share some experiences from abroad to Rwanda. And here we have the program for YANA, Youth for a New Africa, which will help those youth to be very connective and to be very in touch with old youth here in Africa and abroad for this training center, and they will just get they will gain many and more of trainings together, and it will be very easy to be very connected. And we are going to start to train people from abroad, Cameroon, from Uganda and EAC, just for our training's purpose. So it's going to be very crucial and to be very wonderful to make this collaboration together with the Africa. Icyambere expecting cyangwa tutegereje muri aya masezerano y'umunsi cyangwa se MOU dusinye uyu munsi ni imikoranire myiza na Salama Heritage, ikindi guturuka muri Cameroon, ikindi nuko ibyo tugiye gukora cyangwa se ibyo twemeranyije gukora biri mu nyungu z'abanyarwanda, biri mu nyungu z'urubyiruko, nkuko twagiye tubona Youth for a New Africa. Urubyiruko rw'uyu munsi rugomba ku expectinga ko hari icyo rushoboye gukora. Ni muri urwo rwego rero icyo expectinga musi twigishaga abanyarwanda gusa, ariko musi tugiye abroad kubonana n'abanyamahanga, gutangira gutraining abanyamahanga, kandi ibyo dukoreye hano i Kigali bikagira impact muri East Africa ndetse n'ibindi bihugu bikikije Africa, bikagira na impact nziza ku munyeshuri turimo training umunsi muri KSP Rwanda.